gira ibyiringiro, nyuma y'ubu buzima hari ubundi, nyuma y'uyu mubiri tuzakira ubundi buzima. Yesu nashimwe cyane. Wiburira ibyiringiro kuri iyi si ngo no mu ijuru uzabura ibyiringiro. Yesu nahabwa icyubahiro. Reka twiringire uyu mwami ukomeye. Erega ibyo Yesu yakoze ni byinshi ku buzima bwawe, byose yarabikoze. Icyo bidusaba ni iki? Ni ukwizera tukamwiringira. Navuga ngo data, muri ubu bubabare ndabizi ko turi kumwe. Yesu nashimwe cyane bene data. Yesu nahimbazwe aho muri hirya no hino. Amahoro y'Imana bane namwe. Ese waburushye, waburemerewe? Uyu ni wa mwanya wacu kuri MPUMURIZA TV, aho tuganirira amagambo y'ihumure, aho tubwirana iby'ururusa umutima. Ese muri iki gitondo hari wakubwiye ngo humura? Uyu mugoroba hari wakubwiye ngo komera? Aya manywa hari ugeze kubwira ngo humura? Ariko nje kukubwira ngo humura, Imana irakuzi kandi Imana iguteganyirije byinshi cyane. Nucike intege, nuhungabane, nuvuge ngo isi yaranditse n'Imana yaranditse. Oya humura, igihe cyawe nikiragera. Erega buri umuntu agira igihe cye, erega buri umuntu agira igihe yavukiye kandi akagira n'igihe azapfira. Ntabwo tutinya kubivuga kuko bibaho, twarabisanze tuzanabisiga. Yesu nashimwe cyane. Rero nje kukubwira ngo humura, nje kuvugana n'umurwayi. Ese waba urwaye iki? Ni ihe ndwara kwa muganga bakubwiye ibiki? Ese na yahe makuru wabonye? Mwari uzi ko tujya tubona amakuru akaduca intege? Wari uzi ko ujya ubona amakuru akubwira ngo ntabwo uzongera kugenda mu buzima bwawe? Wari uzi yuko ujya uhura n'inkuru ikubwira ngo uzongera kumva, amatwi yawe yarapfuye? Wari uzi ko ujya uhura n'ingorane inkuru ikakugeraho ikubwira ngo amaso yawe ntazongera kubona? Wari uzi ko hari inkuru kugeraho wakoze impanuka bakakubwira ngo ntabwo uzongera kugenda n'amaguru yawe, byararangiye? Ariko muzaniye inkuru nziza. Haleluya, haleluya. Mukundwa, nje kukubwira ngo humura. Ndavugana n'umurwayi. Waba urwariye kwa muganga uri mu bitaro, waba urwariye mu rugo rwawe, waba urwariye mu nshuti zawe, aho waba urwariye hariho hose, mwuzaniye inkuru nziza, mwuzaniye amagambo y'ihumure. Nje kukubwira ngo komera kandi uhumure, kuko hari Imana ikomeye, hari Imana ikora, hari Imana ikorana n'abaganga, hari Imana ikora yonyine nta muntu n'umwe yakoresheje, hari Imana igikoresha uko ishaka kose, wowe ugakira ukabona gutabarwa. Mwuzaniye inkuru rero. Nje kukubwira ngo humura kandi uhumeke. Erega igihe cyawe nikigera uzatabarwa. Runaka yaratabawe, warabibonye. Inshuti yawe yaratabawe, umuvandimwe se yaratabawe, wa wundi wumvise kuri za YouTube yaratabawe. Nawe igihe cyawe kizagera kandi nawe uzahagarara uhamye kugira neza kw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo nzi rero inkuru bakubwira ko bitazongera gushoboka. Barakubwira ngo byararangiye, ariko tubonye Imana ihagurutsa, tubonye Imana ikiza, tubonye Imana ikura mu rupfu, tubonye Imana izura abapfuye. Haleluya. Niba utarabibonye mbifiteho ubuhamya, ariko ndabizi ko tujya tubyumva no hirya no hino. Yesu nashimwe cyane mukundwa. Ese waba uruhijwe n'iki? Report baguhaye imeze gute? Ayo makuru ubitse mu mutima wawe ameze gute? Hari amakuru rega bajya batubwira tukabura n'uwo tubibwira. Hari amakuru tujya duhabwa kwa muganga tukabura uwo tubwira ngo dere bambwiye ibi ngibi, nibura kubwire ngo humura. Uyu munsi nje kukubwira ngo humura. Niba wumvise iyi audio, uyitange hirya no hino, uyihereze bagenzi bawe kugira ngo nabo bakire ihumure. Yesu nashimwe cyane. Ndavugana n'umurwayi, ndavugana n'umuntu ufite ikibazo runaka, bakubwiye ngo ntabwo kizigera gikurwaho, nikizigera kivaho, ngo ugende utegereze umunsi wawe wo gupfa. Ese barakubwiye ngo ihangana, ntabwo natwe twabuze n'umuti, twabuze n'urukingo. Ariko nje kukubwira inkuru nziza. Dufite Imana ifite urukingo, dufite Imana ikiza, dufite Imana ikuraho rwose burundu ukongera ukaba muzima. Dufite ubuhamya, dufite ibihamya, kitari kimwe cyangwa kitari bibiri, ni byinshi cyane. Tuvuze gukora kw'Imana, kuzura kw'Imana, ibitangaza by'Imana ni byinshi. Erega haba hari n'impamvu Imana iba yemeye icyo kigeragezo kikugeraho. Hari impamvu Imana
iba yemeye urwo rugamba uhagazemo none, hari impamvu iba yemeye bikubaho. Ese abandi ko bibabaho hirya no hino biterwa n'iyihe mpamvu? Ese ugira ngo nuko baba bacumuye? Hari impamvu. Iyo mpamvu rero Imana niyo iyizi. Nje kukubwira ngo komera kandi wikwitotombera Imana. Wivuga ngo Imana yarandetse, wivuga ngo Imana yaranyanze, wivuga ngo isi yarandekuye. Isi yakurekura ariko Imana ntizigere kurekura, kuko yarakuremye ngo ikureba mu shusho yayo. Iravuga ngo haleluya, baho, haleluya, ngo yasanze wivuruguta mu ivata ngo maze irangije avuga ngo baho. Nje kukubwira uyu munsi ngo ngera ubeho, nje kukubwira ngo ngera uhumeke, ongera ugire ibyiringiro, ongera wumve yuko Imana yagukura no mu muferegeraga. Twagiye tubona abo yagiye ikura muri za ruhurura, twagiye tubona abo yagiye ikura hahandi ku muhanda batoragura imyanda, batoragura icyo kurya bashakisha icyabaramira uwo munsi, ariko Imana ikabazamura uyu munsi bakaba bari abantu. Ndagira ngo ubwire ngo nawe ubwo buriri wawe ubyukaho. Yesu nashimwe cyane. Reka dusangire ijambo uyu mwanya, hanyuma nkubwire ngo akira ihumure mu mutima wawe. Erega wakwakira ihumure, erega wakwihangana, erega wakwizera Imana kandi bigakunda. Yesu nashimwe cyane. Ngaho akira kwizera Imana yawe. Imana birakuzi, naho waganirira umuntu ikibazo cyawe ntihagire umuntu ukumva, nje kukubwira ngo hari Imana idutega amatwi. Yesu nashimwe cyane. Wari uzi ko ari ya Mana ireba mu mutima, hahandi hari agahinda uniha utagize n'umuntu bibwira, ariko Imana ikajya kubona ukabona ikemuye cya kibazo, ukubona cya kibazo kivuyeho. Ndagira ngo ubwire ngo dufite Imana ireba mu mutima, hahandi higanyira, hahandi haniha, ya marira atemba hanze tutayabona, ariko Imana iyabona hahandi mu buriri uryamye uririra uri wenyine. Nje kukubwira ngo humura, Imana yacu irahabona, Imana yacu irabizi, kandi igihe cyayo nikigera umva uzanezerwa uvuge ngo yo mbimenya simbe naritotombye. Nje kukubwira ngo komera rero, reka tugendane muri urwo rugamba, twiringire kugira neza kw'Imana. Igihe cyayo nikigera tuzafatanye gushima Imana, tuvuga ngo Imana yaduhaye kwihangana, natwe turanezerewe. Tugiye gusangirira ijambo rigufi riri mu gitabo cya Yesaya, haleluya, 43 umurongo wa mbere. Haleluya. Ni 20 gusa nshaka ko tuganiraho, hanyuma tubwirane ngo akira ihumure, nanjye nakira ihumure, hanyuma dukomezanye muri uru rugendo. Yesu nashimwe cyane. Turi ku murongo wa mbere, haravuga ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, ushyireho izina ryawe, kandi akakubumba wowe Isiraheli, aravuga ati Yesu nashimwe cyane. Witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Haleluya. Nje kukubwira ngo uri Uwiteka, ntabwo uri uw'umuntu runaka. Erega turabyarwa tukanabyara, ariko turaba Uwiteka. Uwiteka atabyemeye ntacyo twakora, nitwabyara nitwabyarwa nibishoboka, ariko Uwiteka aba yabyemeye. None Uwiteka arakubwiye ngo uri uwanjye. Yesu nashimwe cyane. Muri ubwo burwayi ngira ngo ubwire ngo uri Uwiteka, kandi rero iyo uri umuntu n'ubwo ufite ububasha, nje kukubwira ngo Uwiteka agufiteho ububasha bwagukiza, agufiteho ububasha bwakwemerera ukajya muri icyo kigeragezo, kandi akakikurindiramo, kandi akazakigusohozamo amahoro. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo uri uwanjye. Nuko nguko ijambo ry'Imana rikubwiye mukundwa, muri ubwo burwayi ufite, muri ako kababaro ufite, muri iyo rendezvous ufite, cyangwa se appointment yo kujya kubagwa, kujya gukorerwa ibintu bitandukanye, nje kukubwira ngo genda n'amahoro, kuko uri Uwiteka. Ntabwo uri umuntu runaka ngo yakwibagiwe, yagiye muri business zindi zisanzwe yagutaye. Oya, nje kukubwira ngo Uwiteka twiringiye ntabwo ajya dusiga, ntajya dutererana habe na gato. Cya gihe uri mu bubabare wumva burenze, Uwiteka aba ahari. Yesu nashimwe cyane. Ntuzagire ngo hari ahantu Uwiteka atagera, muba muri kumwe. Arakwibwiriye rero ngo uri uwanjye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ako kantu kazirikana ugashyira ahantu, ujye ugenda uvuga ngo ariko ndi Uwiteka. Nubwo ndimo kubabara ariko ndi Uwiteka, nubwo ndimo kuribwa ndi Uwiteka, nubwo ndimo guca muri iki kigeragezo ndi Uwiteka, nubwo mbabajwe n'aka kantu n'iki kintu, ariko ndi Uwiteka. Ndabizi ko igitondo kimwe buzacya Uwiteka ngirire neza, umugoroba umwe Uwiteka azangirira neza. Yesu nashimwe cyane bakundwa. None reka dusome umurongo wa 2 ngo
ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi nizagutembana. Haleluya. Ngo Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi nizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimo ibyawo ntibizagufata. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Wabyumvise? Ese amazi urimo gucamo ni ayahe? Ese iyo migezi irimo kugutembana ni iyihe? Ese uwo muriro wumva wicayemo urimo kugutwika ni muriro nyabaki? Ni wowe uzi umuriro urimo kugutwika? Ni wowe uzi imigezi irimo kugutembana hirya no hino wongera kugarura yongera kumanura? Ni wowe uzi uwo mugezi? Ese amazi ruhurura irimo kugutembana ni iyihe? Yesu nashimwe cyane. Nje kukubwira ngo humura, uwo muriro utwika wicayemo, uwo muriro wumva utazi aho inzira izaca kugira ngo utabarwe, nje kukubwira ngo uwo muriro w'Uwiteka muri kumwe nawe, ntabwo uzashya, ntabwo uzamirwa burundu n'ayo mazi ngakurengere. Oya. Yesu nashimwe cyane. Hari ibyiringiro. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo naho igiti cyatemwa hari ibyiringiro. Bapfa kuba batakuyeho imizi, bapfa kuba batacukuye ngo imizi bayikureyo bayitwike, ariko niba baratemye igiti gusa hari ibyiringiro yuko kizongera kigashibuka. Nje kukubwira mukundwa, ngo ayo mazi urimo kunyuramo, ayo mazi y'uburwayi, ayo mazi y'ubukene, ayo mazi y'indwara zitandukanye, buri muntu wese afite icyo bamubwiye. Uwagiye kwa muganga afite uburwayi, yagiye ababara ahantu, baramubwira ngo dore urwaye ibi n'ibi n'ibi, ngo kandi ntibizakira, ngo kandi nta muti tugira, dore nta n'urukingo bigira. Nje kukubwira ngo humura, ayo mazi urimo Uwiteka arabizi kandi azagutabara. Igihe cyayo ntabwo tukizi, dusabwa gutegereza twizeye twihanganye. Haleluya. Yesu nashimwe cyane mukundwa. Nje kukubwira ngo uwo muriro uhagazemo uratwika, ariko icyiza ntabwo uri bugurumane ngushe ukongoke. Oya, urashya, urababara, ariko ntabwo uri bushireho. Igitondo kimwe urabyuka hari icyahindutse. Ese wabyizera? Tukizera ijambo ry'Imana. Erega burya ikitunanira no kwizera ijambo ry'Imana. Wari uzi kurwara ukabura ibyiringiro, wari uzi kurwara ukabura n'umuntu ukubwira ngo komera, wari uzi kurwara ukabura kwizera mu mutima wawe ngo uvuge ngo ndabizi Uwiteka aranzi. Erega nusobanukirwa yuko Uwiteka agukunda n'ibindi byose bizoroha mukundwa. Ndagira ngo wakirire ijambo mu mutima wawe, umenye yuko Uwiteka agukunda, Uwiteka arakuzirikana, Uwiteka arakuzi, ntacyo uzaba, ntabwo iyo ndwara izakwica. Kandi rega naho Uwiteka yaba yemeye ko iyo ndwara ari izakwica, gira ibyiringiro. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi, nyuma y'uyu mubiri tuzakira ubundi buzima. Yesu nashimwe cyane. Wiburire ibyiringiro kuri iyi si ngo no mu ijuru uzabura ibyiringiro. Yesu nahabwa icyubahiro. Reka twiringire uyu mwami ukomeye. Erega ibyo Yesu yakoze ni byinshi ku buzima bwawe, byose yarabikoze. Icyo bidusaba ni iki? Ni ukwizera tukamwiringira. Navuga ngo data, muri ubu bubabare ndabizi ko turi kumwe, muri aka kaga ndimo ndabizi ko urimo kundeba kandi tubigendanyemo, kandi ndabyizeye yuko igitondo kimwe buzacya hari icyakoretse. Yesu nashimwe cyane. Wivuga ngo ariko Imana yakije runaka ngo kubera iki ngiye witangiza, ariko Mana ko numshe runaka yasohotse jewe nasohotse. Ndagira ngo ubwira ngo buri umuntu agira igihe cyo kuvuka kwe, akagira n'igihe cyo gutabarwa, akagira igihe cyo kurengerwa. Ndagira ngo ubwire ngo umunsi wawe uzagera, wamfasha ukagira kwiringira, ukagira kwizera mu mutima wawe. Ibyo nubigira Uwiteka azakubera amaso, kandi nukuri uzabisobanukirwa yuko ari we wabikoze, atari umwana w'umuntu, atari imbaraga z'umwana w'umuntu. Tujye tubona inshuti n'abavandimwe batureka, ukaba ufite inshuti ugira ngo ni inshuti nzima, ariko wagira mu byago akakureka. Bwacya mu gitondo ukumva hari ibindi bintu yagiyemo, ukumva nawe yagutereranye, ukumva nawe yakuvuze n'ibitari byo, ukumva mbese yakubereye isi. Ariko reka mubwire, dufite Imana. Haleluya. Dufite umwami Yesu, ntabwo azigera tuvamo. Niyo waba umeze ute, niyo waba ufite ibibazo bimeze bite, hari umwami Yesu. Nje kubwira ngo ntabwo azakuvamo. Komeza icyo wahawe. Yesu nashimwe cyane. Gira kwizera mu mutima wawe. Ubwo burwayi ufite ntabwo ari bwo kukwica, ahubwo ni bwo guhesha Imana icyubahiro. Nje kubwira ngo nyuma yaho hari ibyiringiro yuko tuzongera tukabaho kandi tukabana n'umwami wacu Yesu Kristo.
Yesu nashimwe cyane bakundwa. Umwami Imana abaha umugisha, umwami Imana abagirire neza. Ni karibu ku Mpumuriza TV, nimuze tubwirane iby'ururutse imitima, nimuze duhana amaboko, dukomezanye, aho uri nanjye aho ndi, dukomeze urugendo tugere aho data atwifuza yuko tuba. Yesu nashimwe cyane. Ese ikikuremereye ni iki? Kizane imbere ya data, ngwino dusengane, ngwino tubwirane iby'ururutse imitima, Uwiteka azatugirira neza. Yesu nashimwe cyane. Reka dusengane, hanyuma ugire kwizera, ubwire Imana yawe uti Imana nanjye ndahari, data nanjye hari icyo wakora, data ni wowe negereje, ni wowe manza amaso. Rege duhanze amaso abantu dukorwa n'isoni kandi tugahungabanywa kuko tuba twiringiye ibifatika. Reka twiringire Imana, nayo izatugirira neza. Data wa twese mukunzi mwiza, nongeye kuza imbere y'amaso yawe, nongeye kugushimira gukora kwawe guhambaye, nongeye kugushimira imbabazi zawe mwami zihoraho. Mwami ntabwo wigeze n'umunsi n'umwe udutererana, erega no mu makuba tuba turi kumwe. Ijambo ryawe rambwira ngo naho nzaba ndi mu mazi atemba, data ntabwo azantembana, ngo niyo nanyura mu muriro mwami ntacyo uzantwara, kuko turi kumwe. Ntabwo uzigera udutererana mwami. Ndakwereka abarwayi hirya no hino, abari mu bitaro, abari mu ngo zabo, ngo basange bagirire neza. Erega buri muntu hari urwandiko afite, urwo rwandiko kwa muganga bamuhaye, urwo rwandiko yibise hadafite n'uwo yarubwira. Data ndarukumurikiye ngo umusange umugirire neza. Ni wowe wamukiza, ni wowe watabara ubugingo bwe akabona kugirirwa neza nawe mwami. Ndakwinginze data ngo twumve ihumure, twumve gutabarwa kw'abantu hirya no hino batandukanye, yuko wabakijije indwara runaka. Erega hari n'izo kwa muganga batajya bashobora, ariko wowe byose urabishoboye Mana. Ndabakweretse, erega hari indwara zitandukanye mwami. Erega mu ngeri ubuzima hari amoko umuntu agiye kwiyarondora ntiyabirangiza, ariko wowe sanga buri muntu wese mwami. Hari abarwayi za kanseri, abarwayi za diyabete mwami, abarwaye imitima mu buryo butandukanye, abarwaye uruhu, abarwaye mwami wanjye amaraso mu buryo butandukanye, inzira zose Mana wowe urazizi. Ndakwinginze ngo basange ubagirire neza, ndakwinginze ngo basange nyakubaha Imana ubakize, maze basobanukirwe yuko uri Imana ikora kandi uri Imana itabarira igihe. Mwami bakiriza igihe cyawe, imitima yabo ikunezerererwe. Urakoze kuri umwami wumva gusenga, urakoze kuri Imana itabara, urakoze kuri Imana ihindura amateka. Gira buhindurira mwami, reka igihe cyabo gisohore, maze data baze hano mwami kuri Mpumuriza, bahumurizanye, babwirane iby'ururutse imitima by'Imana yabakoreye. Urakoze mwami, muhaye icyubahiro. Ndagushimiye kumvishe gusenga kwacu. Iteka iyo dusenga twiringiye kubyumvise mu izina rya Yesu, amen amen. Yesu abaha umugisha bene data hirya no hino. Muze dusangire ijambo ry'Imana ry'ihumure, kugira ngo twese dukomezanye muri uru rugendo. Turakeneranye, ndagukeneye nawe uranyeneye. Umwami aduhana umugisha kandi atugirire neza. Shalom shalom.